Okay guys, mbere yuko dutangira kino kiganiro reka mbanze mbabaza ikibazo. Ari Rocky Kimomo na Junior Giti ukunda nde ufana nde? Uragenda muri comment umbwire. Ubundi cyumva gasobanuye Inyarwanda uhita wumva umusobanuzi Rocky Kimomo ndetse na Junior Giti. Ubundi ni gute bano basore bigaruye imitima y'Abanyarwanda ku buryo abenshi iyo bagiye gufatisha gasobanuye cyangwa bashaka kureba film isobanuye bagenda babaza film yasobanuwe na Rocky cyangwa yasobanuwe na Junior Giti. Aba bose bagiye bagwiza abafana batandukanye kandi benshi cyane haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Bega ni ukuvuga ngo ntawe wagaya. Gusa mu kazi kose kagiye gatandukanye niyo abantu baba bakora akazi kamwe ndetse bakora kimwe, bega bakora ibintu byiza, ariko haba harimo umuntu umwe urusha abandi. Ese ujye ufata umwanya wawe ugatekereza hagati y'umusobanuzi Rocky Kimomo ndetse na Junior Giti urenze undi mu bijyanye na kariya bakora cyangwa mu kazi bakora? Ntugire impungenge kuko muri kino kiganiro nibyo tugiye kuvugaho muri aka kamwanya. Tugiye kuganira kuri bano basitari babiri Rocky Kimomo ndetse na Junior Giti, ndetse bwa nyuma tuze no gutangaza urenze undi tugendeye ku bikorwa bakora, haba audience bafite cyangwa abafana bafite, ndetse nuko ibikorwa byabo bigenda bitera imbere uko bwije no kubikeye. Gusa mbere yuko dutangira ikiganiro reka mbanze nshimire buri muntu wese wagize uruhare kuba dufite abasubscribers bangana gutya. Nshimiye uyu muntu wese wakanze subscribe kuko ni intambwe nini yaduteresheje. Nawe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel cyangwa wari usanzwe uhari, banza ukande subscribe kuri ino channel kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge cyangwa ibindi byose bice kuri ino channel nibizajya bisohoka ujye ubibona mu ba mbere. Guys, kuko narababwiye ngo abantu bakunda n'ibintu bijyanye na entertainment cyangwa comedy, ino channel ntitwabaheje kuko icaho na comedy nziza z'ubwenge, munyarukiraho muzirebe. Tugiye gutangira ikiganiro, ariko nimba tugiye gutangira kino kiganiro turi kumwe guys, banza ureba ahantu handitse like, ukande like kugira ngo ino video igere ku bantu benshi. Reka twitangirire ikiganiro. Rocky Kimomo. Ubundi Rocky Kimomo yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2010 kubera ubusesenguzi ndetse n'ubuhanga ashyiramo yari gusobanura, haba ijwi rye kuntu riteye ndetse n'ukuntu asobanura nyine bikaryohera benshi. Uyu musobanuzi witwa Rocky Kimomo afatwa nk'uwatangije icyerekezo gishya cy'abasobanuzi bose bo mu Rwanda. Gusa mbere yuko twinjira mu kiganiro neza tumugereranya na Giti, reka tumanze tumenye Rocky ubundi wari we, amateka ye ndetse n'igihe yavukiye. Nyine ndabikeka ko abantu benshi nta nubwo mubizi. Ubundi Rocky Kimomo yavutse tariki 20 Kanama 1991, avukira Kigali Muhima. Papa we bamwita Gerald Nzamurambaho, noneho mama we bakamwita Immaculée Batamuriza. Uyu mwagiye mumenya ku mazina menshi agiye atandukanye nka Rocky Kimomo, amazina ya nyayo bamwita Uwizeye Mariko. Uyu Rocky Kimomo avuka mu muryango w'abana babiri, we n'umwana wa mbere mu bana babiri. Murumuna we bamwita Savimbi. Nubwo Rocky yavukiye ku Muhima ariko yakuriye muri quartier bita Gasyata. Uyu Rocky Kimomo mu mwaka wa 2012 yari amaze gusoza amashuri ye yisumbuye, ahita asoreza ku kigo bita Son Joseph Kabgayi. Mu mwaka wa 2017 Rocky yari amaze gusoza icyiciro cy'amashuri ya kaminuza. Yari amaze gusoza kaminuza mu mwaka wa 2017. Ahangaha nibwo yaje kwinjira mu bintu bijyanye no gusobanura filimi, ndi kugira ngo manyurire neza mu mateka ye, nyine tugende twihuta kugira ngo tutaza kubitindamo, nyine tutabyinjiramo ijana ku ijana, kuko banyuramo kugira ngo mubashe kumenya byinshi bike by'ingenzi kuri we. Yaje kwita yinjira mu bintu bijyanye no gusobanura filimi. Ahangaha ahita ashinga company bita Rocky Entertainment. Iyi Rocky Entertainment si kuvuga ngo ya YouTube channel yengesha ibiganiro, yego nayo bikubiyemo, ariko ni na company ifasha cyangwa imanaging abahanzi. Wenda muzi nk'abahanzi yagira akorana nabo nka Papa Cyangwe, nka Emeline Mupezi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Shambreeze, bose bagiye bakorana. Iyi company yitwa Rocky Entertainment ikaba yarashinzwe nawe. Muri icyo gihe nibwo yese yinjira mu bintu bijyanye no gusobanura amafilimi, nyine akabikora nk'akazi. Okay, ubwo tumaze kumva bike by'ingenzi ku ruhande rwa Rocky Kimomo, reka tujye no kuri ruhande rwa Junior Giti. Junior Giti ahangaha ariko nta makuru ahagije cyangwa amakuru yizewe amuvugaho. Gusa Junior Giti amakuru dufite mu mashyi nyine kuri we, ubundi amazina ye nyakuri bamwita Bugingo Boni. Uyu musore rero mwamenye nka Junior Giti, we nababwiye ko nta makuru menshi tumufiteho. Gusa ni ikintu mwabanza kumenya, bamwita Bugingo Boni, afite umugore n'abana, urumva ko ni umugabo. Rero twinjiye mu kuntu asobanura filimi cyangwa se mu kuntu icyo abantu bamukundira benshi, Junior Giti asobanura filimi mu buryo bujyanye no gusetsa cyangwa kwa kuri nyine gutira brag, agasetsa nyine ukajya wumva nyine ari gusobanura filimi ariko ari gushyiramo utuntu tw'utubrag. Ibyo ngibyo bigafasha abantu benshi bamukunda kumva nyine batareba filimi ngo babe bored cyangwa barambirwe, ahubwo bigatuma bakomeza bakayireba igihe kinini cyane. Abantu benshi yakunzwe n'abantu benshi ndetse haba bato ndetse n'abakuru, kandi abenshi bakagenda bamukundira icyo kintu. Iyo uri kureba filimi ye aba ari no gutera nyine utuntu tw'utujoke, bigatuma abantu benshi bamukunda. Uyu Junior Giti abenshi mwagiye mumenya ku mafilimi menshi agiye atandukanye, ni umugabo ukiri muto pe, ariko yazamukanye imbaraga nyinshi zidasanzwe ndetse azana na vibe nshya, azana n'urwenya nyine rushya nyine ukajya wumva ibintu bye bifite different. Ngira ngo benshi nababwiye ati uyu no musobanuzi ni wa musobanuzi gusobanura ntube bored.
kandi uno musore akurura abantu bakiri bato cyane cyane. Ahangaha noneho ngira ngo turi kujyana neza. Ahangaha tuvuze ko Junior Giti akunda gukundwa nyine audience afite cyangwa abantu bamukunda cyangwa abantu bakurikirana na filime ze. Abenshi ni young generation bivuga iki? Ni abantu nyine bakiri batoya. Bitandukanye na Rocky ku buryo Rocky wakundwa n'ingere zose, haba abantu bakuru cyangwa abatoya. Ituvuze ko na Junior Giti atakundwa n'abantu bakuru, ariko abenshi ni abantu nyine bakiri bato bagifite amaraso mashyashya ariko twabyita. Ariko Rocky Entertainment tukagereranya no ku biganiro agenda akora hara kuri channel yitwa Rocky Entertainment kuri YouTube mugene mu isure, usanga haba umuntu mukuru cyangwa umuntu mutoya akunda ibintu akora. Nk'urugero ushobora gusanga documentary akora zirebwa n'abantu bakuru akandi ahandi zikarebwa n'abantu batoya. Mu gihe Junior Giti washobora gukora filimi nyine abantu benshi bakazireba, haba abantu bakuru n'abantu batoya, ariko abenshi ari abantu batoya nyine bagifite amaraso ni new generation nyine urubyiruko, niko twabivuga. Urubyiruko nirwo rukunda Junior Giti cyane ugereranyije n'abantu bakuru. Ibyo rero ukahita wibaza impamvu mbivuze nuko nako Junior Giti nkuko nagiye mbibabwira ukasobanura bikurura abantu bakiri batoya cyane. Kakavuyo nyine ko twabyita za vibe bafite za kwa kunda basobanura seka yihuta nyine abatera utujoke. Ibyo ngibyo nibyo bikurura abantu bakiri batoya ugereranyije n'ibikurura abantu bari nyine bakuze nyine tubatari urubyiruko. Sasa ahangaha tugeze ni muri cya gice cya nyuma cy'ikiganiro cyacu. Ahangaha tugiye kwanaliza tuvuge ngo ese ko tumaze kumva impande ebyiri uko bakora, none tugiye kureba ese abantu babakurikirana bangana gute. Ahangaha turareba ku rubuga rwa YouTube kuko ni hawo benshi bakunda kubakurikiranira. Twongeye tureba ku website bafite haba ku gasobanusfilms.com haba ndetse no kuri website ya Giti Business Group yitwa igiti.net. Ndetse turanarebe abafollowers bafite kuri Instagram. Ubwo bivuze ko tugiye kwanaliza YouTube, Instagram account zabo, ndetse tukanaliza na website zabo bazazinde bacishaho filime kugira ngo zigere ku ba DJ nabo bajya kuzizana. So ahangaha ndi kunyuramo nihuta cyane kugira ngo ikiganiro kitaza kuba kinini cyane kugira ngo mutaba bored cyangwa murambirwe. Kuri account ya Junior Giti nyine kuri YouTube account channel ye, ahangaha tubonye ko afite abasubscribers 18.3, ubwo ni 18 n'abantu 300 cyangwa 18 n'abantu 300. Kugira ngo mubafate mu mutwe neza, kuri channel ya Junior Giti tubonye ko afite 18 by'abasubscribers. Ubwo bivuze ko n'abantu bafuze ngo tugiye kujya dukurikirana ibikorwa bya Junior Giti kuri YouTube channel ye, reka tumukandire subscribe. Abo ngabo nibo bafite 18. Noneho twihuse tukata tuza kuri account ya Rocky Entertainment nyine Rocky Kimomo, tukareba noneho account ya YouTube yo kunihagaze. Tumaze kuanaliza account ya Junior Giti, none tugiye kureba account ya Rocky Entertainment ya YouTube kunihagaze. Rocky Entertainment nkuko mubibona ahangaha afite abasubscribers 1,301,000. Gira ngo musize niba muri kumva iki kintu. Rocky Kimomo afite 1,000,000 y'abasubscribers 301,000. Urumva ko nyine arusha Junior Giti abasubscribers. Ahangaha ni kuri YouTube tukiri kurebera. Ngira ngo Junior Giti tuvuze ko afite 18 n'indi mibare iri hejuru nyine, ariko uyu nguyu afite 1,000,000 y'abasubscribers. Ngira ngo nawe afite ni umwe mu bantu bafite channel za YouTube ziri hejuru cyane. Urumva ko Rocky rero amaze gutwara inota rya mbere Junior Giti yuko amurusha abasubscribers ku rubuga rwa YouTube. Tugiye no kugikomeza turebere ku zindi mbuga. Noneho ngira ngo nkuko mubibona twageze ku rubuga rwa Junior Giti kuri Instagram yenyine, Instagram account channel ye, turebe naho kuntu byifasha. Junior Giti ahangaha muri kubona afite abafollowers 688, agafollowing abantu 765, akagira post cyangwa video yashyize kuri urwo rubuga zingana n'2,650. Tubifate mu mutwe, afite abafollowers 688. Tugiye kureba kuri Rocky Entertainment turebe urushundi. Ahangaha noneho nkuko mubibona tugeze ku rubuga rwa Rocky Kimomo, ku rubuga rwa Instagram dusanze afite abafollowers 7,710. Sorry munyihanganire ni 7,710. Akagira post 805, akagira abafollowing abantu 457. Ahangaha rero twabonye ko Junior Giti afite abafollowers 688, ariko ahangaha dusanze Rocky Kimomo amurusha abafollowers, kuko Rocky Kimomo afite abafollowers 700 kugira ngo muze gukora difference marabibona. Noneho ahangaha Junior Giti twabonye ko afite post nyinshi ugereranyije n'uyu nguyu. Afite post zijya mu 2,000, mu gihe nguyu afite post 800 gusa, ariko akaba amurusha abafollowers. Akaba following abantu 454, mu gihe Junior Giti following abantu bagira mu
mu bantu 700 nimba narebye neza. Twagiye kuri website zabo, zino filimi zose mubona za Rock zica kuri website yitwa agasobanuye films.com. urajya muri Google Chrome wandikemo agasobanuye films.com, abonoma igura 7,000 muri mu myanya isanzwe yangira ngo hari n'indi biciro, ariko abonoma igura 7,000 nyine tu. Noneho kuri Junior Giti nawe afite website nyine ico zira filimi ugenamo ukafatisha kuba DJ bakazabahereza zinasa nabi, gusa nyine ukeneye kwibonera filimi ye nziza nimba mukunda. Website yo bayita igiti.net, ni website bishyura amafaranga 6,000 ku kwezi, ukaba nyine nawe uryoshye nyine ukwireba filimi nziza zisa neza nimba kuko umukunda. So guys, rero umwanya tugezemo ni wawo ndi gutanga ibitekerezo byanyu. Twamaze kubona kuri buri muntu wese twagiye tumuvugaho byinshi bitandukanye cyangwa bike by'ingenzi, none ndagira ngo mujye muri comment mumbwire. Twamaze kubona ko ku ruhande rwa Rock Kimomo amurusha aba subscribers, akaba namurusha n'aba followers ku rubuga rwa YouTube ndetse no ku rubuga rwa Instagram. Tubona ko na website ibiciro bidatandukanye, kuko kuri urunako bitandukanye, kuko kuri Rock nako kuri website ya Rock ibiciro ni 7,000 no kuri Giti Business Group aho akaba ari 6. Noneho umwanya twe tugezemo nuwo kugenda mukambwa muri comment mukambwira ati uyu nguyu ni urenze uyu, Rock arenze Junior Giti cyangwa Junior Giti arenze Rock. Uwo ni umwanya wanyu guys. No munsi twaganiraga ku basitari babiri rero, ku ruhande rwa Junior Giti ndetse no ku ruhande rwa Rock, tugenda tuvuga urenze undi. Twatanze factor nyinshi zitandukanye, twagendeye ku mbuga nkoranyambaga zabo, twavuze ko basobanura, bamwe twanabavuze igihe bavukiye ku makuru tuzi ya nyayo. Guys, reka tube turekeye ahangaha kugira ngo kino kiganiro kitaza kuba kirekire cyane. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel ukabona icaho ibintu byiza, banza ukande subscribe, kandi nimba ino video wayikunze ukande like. Nukanda subscribe uze kwibuka ufungura inzogera kugira ngo ibindi biganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nibizajya bisohoka ujye ubibona mu bambe. Kandi ino channel icaho ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge mugende mu birebe, kandi nababwiye ko n'abantu bakunda ibintu bijyanye na entertainment, comedy cyangwa guseka. Ino channel ntiyabaheje kuko icaho comedy nziza z'ubwenge nazo munyarukiraho muzirebe. Ndabakunda cyane, duhere mu biganiro by'ubutaha. Ni Messi Empire, ciao ciao.